Hello, ikaze kuri Lisi France Lifestyle, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose biri kugenda bicamo. Karibu cyane kwicano, nizere ko mukomeza gukurikirana ibiganiro nkomeza kugenda mbagezaho. Urese ahereye kabisa, urese arisanga uko kose, urese arisanga hano rwose ni karibu kwicano. Amahoro, turabakira buri wese. Ikindi kandi ntimwibagirwe utarakora subscribe, ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bikomeze bikugereho mu ba mbere, ntibikajye bigucika, upyonde kuri subscribe. Uyu munsi ngiye kwereka intuza na amazi, bavuga ngo ni amazi akesha mu maso. Iyi tona intuza ya ordinary, nuko ibimeze nkunda ku ifoto. Intuza itona ya ordinary uburyo ikoramo ni intuza ni itona ikozwe muri intuza glycolic acid. Ni intuza itona ni intuza ni turabona amazi akesha, tuve nk'umuntu urwaye ibiheri mu maso cyangwa se ufite inkovu mu maso. Ni intuza ni amazi afasha cyane kugira ngo wihanagure mu maso, akureho ntuza yaba ari intuza imyanda yasigaye ukimara koga mu maso, imyanda yasigaye kunuza mu maso cyangwa se no mu ijosi hose, hano hose umuntu agenda acishaho. Ifasha ku bantu bafite intuza ibiheri mu maso cyangwa se bafite inkovu mu maso. Ni intuza itona rwose, intuza yafasha. Hari marike nyinshi nizihari, ariko nk'ingi rwose ngewe nanjye niyo nakunze cyane. Ni intuza ni itona ni nziza cyane kuko ifasha intuza ni hanini cyane ku bantu bafite uruhu rugize rwose, uruhu rukunze kugira ibintu by'ibiheri n'ibiki byane. Ariko iyi ntuza itona igize ikomeyemo bukera batikora, ifitemo ubukana bukeya. Umuntu ufite uruhu rugize ruri sensible, ndavuga uruhu rworoshye, abantu bagira uruhu rwose ukozaho na alcohol umwuzu ukera. Ariko nk'umuntu ufite uruhu ruri sensible rwose ntabwo yaba yakugenewe. Ariko ushobora no kwikoresha wenda ukayikoresha rimwe cyangwa gatatu kabiri mu cyumweru. Ushobora kuyikoresha ukabanza ukareba ukuntu uruhu rwawe uburyo bwakiramo. Wabona ntacyo bikugize, ushobora kugenda ubikoresha rimwe ku munsi cyangwa kabiri bitewe n'uko intuza. Ariko icyiza ni ukuyikoresha rimwe ku munsi ku muntu. Ahanini rwose nk'abantu bafite uruhu rw'amavuta rwose ni sawa cyane. Abantu bafite uruhu rworogeje ni ukubanza gutestinga, ukabanza ukareba ati se ntabwo iri buntwike mu maso iki. Ntabwo nuvuga ngo na acide, akunda acide ni utuzi rwose dukesha kugira ngo umuntu ufite ama imperfection cyangwa se ibintu by'ibiheri mu maso, ibintu by'inkovu byose, ibibazo byose umuntu afite mu maso bifasha kugira bikanakesha uruhu rwose. Ikindi kandi umuntu utuvuga nk'umuntu wepiya nk'ingohe cyangwa se ufata igiheri ukakimena n'uwihanaguza mu maso, iraza kugira irakubaba, niba hagenda kubaba cyangwa se biraza kokera. Urumva rero ugomba gukora attention. Ntabwo mvuga ngo iri fort, ariko nyine iragize ifitemo ubukana. Urumva nimba wiyepiye ugomba kurindira nk'umunsi umwe ukagira, naho ubundi nyine haraza kokera. Ariko ntabwo ari ibintu biri danger, ntabwo ari ibintu byize bivuga ngo biraza gutera ingaruka wapi. Ikiza no kugira mu maso ukirinda kubikoza ahantu kuno ku jisho, no kuhanaguza gutya mu maso n'akantuza rwose n'aka kotopadi cyangwa se akandi kantu hanaguza mu maso gafite intuza gakeye rwose. Iyo umuntu amaze kugira koga mu maso, hari igihe tuvuga ushobora no koga amaso ukoga isabune mu maso ukogosha inshuro ebyiri. Ariko ahanini hari igihe imyanda ibigize imyanda ibisigaye none ku ruhu. Niyo mpamvu umuntu akwiye kugira ubuntu bw'ubuzi bwose, utuntu tw'utuzi umuntu adukoresha iyo amaze koga mu maso. Tumaze koga mu maso wihanaguye n'isume, ufata utunuzi ugashyira ka kotopadi ubundi ukihanagura neza. Untuza ku gakotopadi ahanini hari igihe kaba kagira gasa nabi, kandi uvuze ati maze koga mu maso inshuro ebyiri nakoresheje naga. Ariko niyo mpamvu ntuza izitona cyangwa se zira za l'eau micellaire cyangwa se ni byinshi umuntu ahanaguza mu maso ni sawa cyane. Umuntu bituma ukuraho ntuzi iyo myanda yari isigaye kugira ngo utangire ushyiraho ubwo serumu n'amavuta yose usiga mu maso. Ni byiza cyane. Intuzi ikoreshwa ku muntu ugitangiye cyangwa ufite uruhu ruri sensible, bayikoresha rimwe cyangwa kabiri gatatu mu cyumweru. Ariko ku muntu utagira reaction cyane ku ruhu, yayikoresha rimwe ku munsi. Ikiza ukayikoresha ku ntuza nimugoroba, mu gitondo ntabwo kwikoreshwa no. Ugomba kwikoresha nimugoroba ntabwo umuntu ari buhure n'izuba. Nimugoroba rwose umuntu aba ari mu rugo nta nabihure n'izuba, ni sawa cyane. Ikindi kandi mu gitondo ejo ukagira ukoga mu maso, ukundi ugakoresha ntuza sun protection SPF. Rwose ni ngombwa gushyiraho sun protection. Ibyo uzakora byose nimba udakoresha ntuza bino biturinde imirasire, andi tuntu tuvuta turinda imirasire y'izuba, ntacyo uzaba bikugezeho rwose. Ni ngombwa kwirinda kujya ku zuba cyane. Ikindi ukagira nyine icyo ugomba gukoresha sun protection kugira ngo urinde uruhu rwawe imirasire y'izuba. Rurize ko rwose umuntu afite intuza ibiheri n'ibiki byose n'inkovu mu maso, iyo izuba rikubiseho byakomeza zikaba umukara ntizizagende vuba. Nizere ko rwose
aka gatona marike ni nyinshi ushobora kugura n'izindi nyinshi ariko ngewe ngiye niyo navuga ni preference niyo rwose nakunze ni nziza cyane ku bantu baba bafite nk'ibiheri n'umuntu utarwaye ibiheri ashobora kubikoresha ariko ni nziza cyane no marike ya ntuze ya ordinary iyi tona ya ordinary ni nziza cyane ushaka kwireba neza dore nuko imeze neza izuming birebe neza wayigura iraboneka ahantu hose ifitemo n'amaserumu nzabeka n'utundi duserumu twiza cyane ushobora gukoresha ku bantu barwaye ibiheri cyangwa batarwaye ibiheri ifite amaserumu menshi meza cyane so nzagenda mbibareka buke buke boneka ahantu hose nta nubwo inahenze rwose tuvuge wenda abantu ba diaspora kubibona biroroshye ariko no mu Rwanda zirahaboneka rwose abantu barazikoresha ndabizi neza abantu beje ahantu uzazikura ni hahantu bagira bakurisha amavuta y'ubwenge ahantu bacuruza amavuta ari chic rwose ntabwo uzajya kwakora utu ntabwo uzadukura muri quartier ntabwo uzadukura simbize pharmacy ntabwo wazihakura ariko ahantu bagurisha amavuta y'ubwenge hano bagurisha amavuta rwose ari chic rwose amavuta asobanutse rwose ntuzadukura naho ubundi ntabwo uzigera dukura muri quartier so nizere ko rwose aka video kakwigishije ugerageza ushaka kwitaho twomeze kwitaho rwose kugiye n'ibintu rwose umuntu akwiye gushyira imbere cyane kandi witayeho agaragara neza murakoze cyane gukurikirana channel ya Lucy France Lifestyle mukomeze mushyigikire mukora subscribe kutarayikora kugira ngo ibiganiro bikomeze bibagereho rwose muraba mukoze cyane imana amahoro ko binzi barinde bizu ciao ciao